abantu bagira uburyo ki babonamo ibintu kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo usibye kuno n'abantu simba veba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye so ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese mama mbabarire and of course ndasaba imbabazi abantu bayibonye mu yindi shusho ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo na nizi saha tubibonamo ikibazo we just want to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku ku Mana ariko mama umbabarira aho hose sorry mama yababaye cyane abigeze ishimwe ni igitaramo gishingiye ku kumurika album yawe ndashaka kubaza muri rusange mu ndirimbo zose zirenga 10 z'iko album yawe kuki wahisemo ko iyi album yita Plenty Love bya byose ari amateka ufitanye n'indirimbo kuko wanashoboraga kwita True Love igaragaramo Madame ariko wahise Plenty Love kubera iki hanyuma sinzi niba nabyo wenda ari agaseke ariko nakifuje kumenya nka producer bayikoze namaze kumenya ko Kiza arimo sinzi wenda abandi bagufashe mu kwikoraho hanyuma tugatse ku indirimbo True Love twabonye hano wayikoreye benshi bakekaga ko hari yari mu rugo cyane ko hajya gusukuntu wabifashijeho Madame kuri social media harashya ati ni wari ukwiye kugaragaza Madame kuriya twari dukwiye kumubona yitegura kwibaruka warabibonye ni ibintu wakiriye gute hanyuma kuri Engine twumvishe ko Skol na Deben bazaduha bonane Engine uretse kuba hari amatike muzatanga wenda ku muntu baza kunywera kuri station uzana biteye bitumakoze uraza kumfasha nibutse ko bikurikirana think cyambere cyari album muri rusange yego album iri indirimbo 12 hanyuma aba producer bayigizeho ufite bimwe muri ibintu bibazo turi kujya twakira ufite ndi kubisubiza mu buryo buri vague cyangwa se bujimije nibaza ko nkuko bivuze neza cyane aba producer bakoze kuri album na Keys arimo so dufitemo made beat dufitemo element dufitemo real beat dufitemo dufitemo amazu akomeye atandukanye akora imiziki yacu hano mu Rwanda ndumva naragerageje kwita ku banyarwanda cyane in terms y'aba producer hanyuma kuba twarise Plenty Love ni urakoze kuri icyo kibazo kuko ni so basically harimo ibintu byinshi so Plenty basically urugendo rwanjye rw'umuziki ngerageje kurushyira nko n'ahantu naruramburira ntabwo nibaza ko narurambura ngo rurangire but in terms of love urukundo rwabaye received ni ukuvuga ngo urukundo nakiriye kuva natangira uru rugendo rwa music ruri Plenty ku rwego nabasha kurusobanura ufite ruri rurenze urugero and no kuba narakoze indirimbo yitwa True Love then Plenty Love nafashe ijambo rya True Love rya love riri kuri True Love ndishira kuri Plenty and then of course True Love ifite igisobanuro cyane kuri njyewe as a person ni indirimbo nakoranye na my wife and then of course nshiraho Plenty and then Plenty nshaka kubiririya na fan base n'urukundo abafana bakunda the band cyangwa se umuziki nyarwanda muri rusange so niyo mpamvu twahisemo kwita Plenty Love ndumva nsubije ku kibazo cyo kuri video ya True Love warubashije nacyo abantu bagira abantu bagira uburyo ki babonamo ibintu kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo usibye kuno n'abantu simba veba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye so ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese mama mbabarire and of course ndasaba imbabazi
abantu bayibonye mu yindi shusho ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo na n'izi saha tuyibonamo ikibazo. We just want to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku ku Mana. Ariko mama umbabarira aho hose, sorry mama yababaye cyane abigize ishimwe. Yamaje ngo ayikuraho ntago so ndumva zisubije ibibazo byose jabe asigaye cyane. Hello everyone. Uko muzi Engine igira slogan yitwa with us you're number one. So of course other partners nago babakunda cyane kuturusha. Yes, we are very passionate and very focused, just to be precise, about supporting talent and creating memorable experience, especially for our customers. Our customers vary in different segments. Harimo private motor riders, harimo motari, harimo commercial riders. So both say we are very passionate about them. Now, uko bambaje ikibazo, anyone uri buze gutangira kunywera kuri Engine as of today nimugoroba, first come first serve. Ujya kunywerayo abona itike y'umuntu ujya kwa Debe. Guhera today at 6. So let me be very clear on this. Where level ibinyabiziga byose ntabwo binywa essence ingana. Yeah? So umumotari kugira ngo ibihumbi 20 ubone ticket ijya kwa Debe doesn't make any sense. Yeah? Ariko iyo mwe bitanu. Sorry. Navugaga ibinyabiziga byose ntabwo bingana in terms of consumption, fuel consumption. So nk'umumotari kumubwira ngo unywe essence ntabwo mubwenga agende nkwe 500. Agende nibura anywe bitanu. And then abone ticket for free to enter the Benz show. And then for cars, especially a Makamyo bus, it's 20,000 and then you get a ticket to come to the show. So we have Chichochiro Classic, Engine Chichochiro Classic, Engine Kanogo, Engine IPRC, Engine Nyakabanda, and Engine Nyabugogo. So we have tried Chimirongo, Engine Chimirongo and Engine Nyabugogo. So twagerageje kujya across at least Kigali, muratubabarira mu ntara kuba tutageze so kuba ngo ntabwo tubibuka ariko turaba dufite ni a bit of raffle on our social media and the Ben will give out some few tickets from Engine ku bantu wenda batari buze gushobora gukandagira ku ma station yacu. Yeah, on behalf of Engine. Murakoze, nitwa Ivan, ndi umunyamakuru wa Isango Star. Ibibazo byanjye berekeza kuri The Ben ufite konseri. The Ben, nyuma ya konseri indirimbo zahita zijya hanze zose uko ziri kuri album, uri buze kukitubwiraho. Umwaka ushize mu kwezi kwa Munani twabonye ifoto yawe na Coach Gaye muvuga yuko mwongeye kwiyunga. Ese waba waramutumiye muri kino gitaramo cyawe na team ye tuzayibona ihari cyangwa ntabwo uramutumira? Niba utarabikora se wenda urabiteganya, ariko ikindi nifuza kumenya nyuma y'ubwiyunge bwanyu ntabwo twigeze tubona any other support. Tubona wenda Coach Gaye yapostinga ibikorwa byawe, igitaramo cyawe, cyangwa se nawe akwitabira n'igitaramo cyo kumva album y'umuhanzi we. Uyu munsi none bimeze bite kubigeneye n'ubwo butumire? Murakoze. Yes, ikibazo cya mbere ubajije ni cya album. Yes, izaba ari available right after the concert. Nyuma y'igitaramo izajya kuri platform zitandukanye.
hanyuma zimwe mu ndirimbo ziri kuri album ngira ngo zamaze gusohoka ngira ngo harabura indirimbo enye gusa nazo ziri nyuma y'igitaramo. Ikibazo bajije cya coach kenshi mwibwira ko cyangwa se abantu muri rusange twibwira ko ibintu byinshi tugomba kubigaragariza abantu kugira ngo tugaragaze ko things are going well. Ubushuti cyangwa se imibanire yanjye na coach Gael cyangwa se n'inzu ya 155 nyuma y'uko dukora iriya foto ibindi byasigaye mu buryo buri personal. Coach tuvugana on a daily basis. He's actually a friend, he's a brother. I'm sorry. Ndetse no ku gitaramo cya Bruce kuri listening party ya Bruce, I was invited. I was supposed to be there ariko ndi muri Kenya ngira ngo murabizi. Ndanisegura kuba ntarabonetse. So we do talk on a daily basis. Ntabwo uko tuvuze tugomba kutatuyipostinga kuri social media ariko he's a friend, he's a brother kandi dufite byinshi dushaka kubaka going forward muri mwaka wa 2025 ndetse n'imyaka iri imbere. And I promise you that mwaka wa 2025 2025 n'umwaka uzaba special ku munsi nyarwanda. I promise you that. Kubatumira I think twabahereje invitation and that we have to do a follow up kuri byo. Murakoze, nitwa Rurema. Ikibazo cya mbere ndakibaza mu myaka 8 ushize ndavuga 2017 ubwo wari muri Afrika y'Epfo watangarije Radio France African Radio Station uvuga ko album yagomba gusohoka 2018 iriho ibyamamare muri Afrika birimo Tiwa Savage mu mazina ndi kwibuka ariko Alikiba Salsa ubu imyaka 8 ushize ni album igiye gusohoka cyangwa nayifite igihe cyayo. Ikibazo cya kabiri ndakibaza Mama Rwagasabo Scovia n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga akaba n'inshuti y'abahanzi bamwe na bamwe. Scovia ntabwo dukunze kumubona mu bitaramo by'abandi bahanzi. Scovia ufitanye umubano wihariye na The Band tumunica ku high table abandi bahanzi bato tutajya tukubona. Ikibazo cya gatatu ndakibaza Tekno muri ikigo gikunze kugaragaza ubufatanye n'ibyamamare by'umwihariko ndavuga abahanzi mu kwamamaza ibikorwa byanyu ariko hari abandi tuganira bahagarara ibigo runaka bakakubwira bati nta soko ryo mu bahanzi. So far imibare ihagaze ite kwa The Band mumaze mukorana ese koko hari n'inyungu mu gukorana n'abahanzi nyarwanda bamamaza ibikorwa byanyu? Ndashaka uyu munsi mu bihinyuze koko imbere y'itangazamakuru. Akandi kabazo nakanyuma muranyihangana mfite byinshi. Ikibazo kijya kuri manager Alex Muyoboke. Manager tukubona mu bitaramo bya The Band kenshi ndagira ngo official tubwire uti ni wowe nzira, ni wowe manager tugiye kujya tubibaza ni we direct route kuri The Band. Murakoze. Yes. The Nigeria bikaze. I think imaze igihe niseguye ku bantu twagiye du promising album tukagira challenges ari byinshi duhura nabyo turi gutegura ibintu nk'ibi ngibi. Kenshi tutakomba no kuza imbere wera buri munsi tubisobanura kuko yadufata izindi energy. Zimwe muri nk'urugero projet yanjye na Alikiba for instance cyangwa se kamere kwise projet ya Sauti Sol nibaza ko yize no kuri kinga benshi bayibishije. Sauti Sol kuri album Sauti Sol iraza gusenyuka. Sauti Sol isenyutse ngira ngo na BN nabibonye abivugaho azinaha mu yandi magambo wenda ngiye straight forward ntabwo album tugiye gusohora ari album na Promise 2017. However iri album nayo igitekerezo cyayo cyahari ndetse uburyo twayubakaga nabwo buracyahari. Ikiba cyarahindutse iyo umuntu agize challenge ituma atinda gusohora album habamo kwanga gusohora sound za kera. Urugero muse bumvishe nka indirimbo yanjye na Sauti Sol cyangwa indirimbo na Alikiba ibifite wenda nka drum kicks za kera, ifite nka piano itari moderne, itari idafite sound iki gihe bikaba byatuma wumva ko ushaka kubisura. Niyo mpamvu
and then hagati aho habaraciye habagiyemo ama challenges atuma utayisura ako kanya bitewe n'ama labels tuba twarasinyemo ubundi kuvuga about distribution companies bari turi gukora nazo zifite amareglement zishaka ko tugenderaho. It's quite challenging, ariko I promise you ko zimwe muri izo challenges zavuyeho. So turenda gusora Plenty Love first, and then 2025 going forward tuzaruka n'izo album zisigaye. Arakoze. Icyambere nitwa Scovia Mutesi, ntabwo nitwa Mamurwa Gasabo. Icya kabiri nyobora urwego rw'itangazamakuru rwigenga, ntabwo nyobora abanyamakuru bigenga, Rwanda Media Commission. Ku kijyanye n'icyo bazaga umubano ufitanye na The Ben, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru kandi ndi umucuruzi. Gukorana na The Ben ufite abanyamakuru bangana namwe ubwaryo ni isoko rihagije. Ntabwo nari bureke rero kuremera isoko. Ndatekereza ko mwese ku binyamakuru byanyu muraza kwandikaho izina ry'ikinyamakuru cyanjye nanjye, kandi nkeneye ko abanyarwanda n'abandi bose badukurikira bagomba kumenya ko ncuruza, ndamamaza. Bafite company mwaza tukabamamariza, ariko reka mbonereho n'umwanya wo kubafasha kubaha andi makuru. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nta gihindutse. Mamurwa Gasabo mwarebaga online, murayireba no muri sala nka televiziyo isanzwe. Rero kuba nisunze izina rinini nka The Ben ngiye gucuruza ku rwego rurenze aho narindi nta nkuririmo, mushatse mwayireka. Hanyuma ikindi naboneraho, ntabwo nagira amahirwe yo kubona abanyamakuru bangana batya. Mu by'ukuri umuntu uvuga ko abantu barimo gukora mufite kamera zingana zitya hari umuntu wakwita ko utari umunyamakuru, kuri jye simbyemera, ariko amategeko hari abatita abanyamakuru. Ubwo ninjiraga hano nasanze kuri gate hari ikibazo cy'abanyamakuru bangaga ko bemera ko binjira. Mu by'ukuri hano muri iyi sale dufitemo umuntu n'umwe udafite ikintu na kimwe cyerekana ko hari ikinyamakuru akorera, nubwo yaba atari ikarita ya RMC, nibura n'icyo akorera. Afite irangamuntu kandi na papa wanjye arayifite, wanjye ntakora amakuru. Mu by'ukuri byari ibintu bitaryoshye, ariko nyine nk'umuyobozi nakoranye na Bekarena, turavuga ngo nibabareke binjire, ariko umunsi w'igitaramo ntibazabemerere, kuko kubona umuntu udafite icyangombwa na kimwe kimuranga ku kazi ke ntabwo ari byo. Ariko biraza kuba akarusho. Ikarita ya RMC ntabwo ari ikirwa ku buryo kuyishaka bisaba ko imisozi tuyikikiza amazi. Ushobora kujya kuyishaka ukareba ibyo basaba ukabyuzuza. Mu by'ukuri ijambo ribi ribaho no kwitwa ikigenge. Kubaho rero ufite umuntu ukugenzura akurinda amakosa wakoze uzi cyangwa utazi. Impamvu abana iyo twabaga dukina twavugaga ngo iwacu baratwica, njye sinigeze mbona papa yica umuntu, ariko nabaga mfite ubwoba nkavuga ngo nintakora ibi papa aranyica. Icyo cyari ikintu gikomeye rero muri jye gituma mpora nirinda gukora ibibi, kuko papa hari cyangwa undi muntu andeba. Nawe ni byiza kutunga ikarita. Mu by'ukuri mutekereza umunsi nzaba ndi kuri mikoro bambwiye bati Emenyawe bamufashe, habaye ikinyamwa ngo ntago ari umunyamakuru. Mutekereza uburyo nzaba niyumva kandi muza akora amakuru, ariko kuko itegeko ariko ribivuga nzakwihakana. Ariko byaba byiza ukaza aho twese turi tukubaka imbaraga. Murebe uko mungana, muri abajeni bato, nta kintu na kimwe dusaba ubwonko bwanyu tutabasha gukora. Nanjye ushaje ndacyabishoboye. Ndabashimiye rero, ngira ngo niba hari ikibazo nashubije neza cyaba ari icyo, ariko mboneyeho ko imyidagaduro y'uburyo bwo kwidagadura mu by'ukuri abantu mukora inkuru zo kwidagadura, muridagadura kugeza n'ubwo mwidagadura ku buzima bw'abantu, kandi ubuzima bw'umuntu ntibabukinamo, barabwubaha. Itegeko nshinga niko rivuga umuntu n'uw'igitinyiro arindwa na buri wese, abana n'imiryango yacu. Ndabashimiye. Ubwo duhere kuri Tekno, ngira ngo yabajije niba bajya batunenga yuko isoko ryacu nta kigenda, nta kintu tubona. Muri Tekno mutubonamo ubutunzi? Murakoze cyane. Ikibazo baje ni cyiza. Tekno kugira impamvu twegera abahanzi cyangwa umuziki muri rusange nuko ni kampani y'urubyiruko, urubyiruko n'abandi muri rusange. Rero
abahanzi ni abantu twabonyemo ko bakurikirwa n'abantu benshi, namwe murabibona nka The Ben abantu bamukurikira. So gukorana n'abahanzi nka The Ben n'abandi twagiye dukorana mu bihe byahise ni ishema bigaragariza ko company ishyigikiye umuziki nyarwanda. Murakoze. Mucane kamera mwese noneho mbibabwira uyu munsi, kubera ko mubimbarira igihe kirekire ngiye kubibabwira rwose ku buryo atazongera no kubikeka mbivuge n'abahari, kandi ntuzongere no kubimbaza ukundi mujye mubireba mubirebe uko. Mugisha Ben ni inshuti yanjye, mu nshuti mfite kuri iyi si y'Imana. Ngire burabona tuba dufite inshuti nyinshi ariko ukabugira za zindi bita inkoramutima. Umugabo ni inshuti yanjye we na David Bayingana. Ben twamenye afite imyaka 17 rero nagiye kubyara umugabo. Ben ntabwo tujya tumara iminsi irenze ibiri turimo kuvugana n'iyo yabaga ari yo kwa Trump. Ni inshuti yanjye rero mbyumve ko ari inshuti yanjye byarenze ibyo mwita management. Hari ikindi kintu kitari management kindi hejuru yacyo nicyo nabandi cyo kuri Ben. Management izana ubucuruzi, izanamo n'ibindi bintu byinshi bijyanye n'ubucuruzi, nyine habaye manager w'umuntu. Nababwiye twamenye afite imyaka 17 muhabwa na Mbabazi Esther ni nyina. Arambwira ati umwana wanjye nguyu Ben ari mu rusengero, Ben ari umukristo cyane utinya icyo shimira Imana nuko uko namubonye wa munsi bakimenya. Ejo bundi yagize gutya arababwira ngo naramufosinze ngo akore indirimbo yitwa Amaso ku Maso. Yego narabikoze, nanabisaba imbabazi mama we. Indirimbo ni gospel. Ibirebire nigeze kubabwira amaze kubivuganiza abantu muri irambuye kuri gihe na Mugisha. So he's my friend. Rero icyo mushaka kumva ni iki? Sindi manager we, ndi inshuti ye, ndetse Imana ifashije ubuzima bwanjye bwose nkibufite ngiye nawe twakomeza tukabana nk'uko tubana, atari byo kuvuga ngo ni manager w'umuntu. Ubundi naramubwiye azabe manager ahubwo ko njye mbona ko ari birenze by'aba manager muri muziki. Abanyamakuru muri hamwe se murabizi, n'uwamuvuze nabi aricara bakabuganira, nkasanganye mu gihe mujinya wanyishe ndimo kumuhiga kugira ngo mwicaze mwigishe, asanga Ben yabiraje. Ndabeshya Dani, ndabeshya uko niko kuri Ben ibintu byarabisorovinga kandi akabisorovinga ku rwego rurenze. Oya nibwo rugero ntanze kubera ko nkadari ntibaziranye, abana ni batoya igihe Ben yagendaga ntabwo bari baziranye nabo, ariko ugasanga baraganira baravugana. So nicyo nshaka kugira ngo bereke Ben ko bireze kwa management. So rero ntimugagire ikibazo mujye mubona ko ni inshuti. Nagiye Daniel yaravuze ati ibitaramo bye byinshi, igitaramo cya social mura na managinze murabizi nijye wagiteguye from day one. Ntabwo mugeze mumbaza ngo ngiye ba manager David Dina managinze zo igitaramo cyo nari ngirimo n'abatongo n'abandi, ariko wenda impamvu rukara bwe nuko ari inshuti yanjye close, tuba turi hamwe kandi muzakomeze mukunde kuko ni umugabo w'Imana kandi ukunda akazi akora. Thank you so much. Urakoze cyane.